umukinnyi w'amafilme ukomoka mu Bwongereza Jonathan Beyer niwe watangajwe n'ikinyamakuru People Magazine nk'umugabo ufite igikundiro cyangwa se umugabo wa mbere mwiza ku isi ndetse w'umwaka wa 2025 ndetse ahabwa akazina kitwa Sexiest Man Alive 2025. Beyer uzwi cyane muri filime yitwa Blankton ndetse n'iyitwa Fellow Travels, yabaye umuntu wa mbere ugaragaza cyangwa se ugaragara cyangwa uzwi nk'umutinganyi wahawe iki gihembo, ndetse bikomeza no guteza abantu benshi cyane cyangwa gutuma abantu benshi cyane bavuga bati iki kinyamakuru cyakoze amabara, ndetse abandi baravuga bati ntabwo ibi ngibi byari bikwiye. Jonathan Beyer ni umwe mu bagabo bazwi cyane cyangwa se mu gukunda abagabo bagenzi babo nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ndetse nawe ngo ntago uyu mugabo bihakana kuko ngo niyo muganira agenda abikwemera. Ngira ngo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga cyane cyane abo cyangwa se abatuye mu gihugu cy'Ubwongereza bavuga bati Beyer turamuzi, ni gute mufata umuntu wihinduye umugore cyangwa se umuntu wihindura uko atari mwangiza mukamwita umugabo mwiza ku isi. Ati sundi Beyer izihe condition cyangwa se condition yujuje kugira ngo abe umugabo mwiza ku isi? Abandi nabo bakavuga bati Beyer ni mwiza ariko bitewe n'uburyo yitwara cyangwa se n'uburyo imyitwarire agira ntabwo akagombye kuba umugabo wa mbere mwiza ku isi. Ngira ngo hari abagiye bavuga cyane cyane kuri social media bavuga bati ntago Beyer yakabaye mwiza, ati kuko ati kugira ngo ufate umugabo umugire w'umuntu wa mbere mwiza ku isi, ati bigomba kuba byubahirije amahame ndetse agenga abantu bose. Hari abantu benshi cyane batemera yuko umugabo uryamana nabo bahuje ibitsina yagombye kuba ajya mu bintu biri rusange cyangwa se mukamutora nk'umugabo wa mbere mwiza ku isi. Ariko nanone hari abandi bakomeje kugenda bavuga bati ariko nanone nk'uko tuzi yuko hari banyampinga bagiye batorwa nyamara ugasanga ni umugabo cyangwa se ni umugabo wihinduye igitsina, ariko bikaza kuza kurangira bamutoye nka Miss w'igihugu runaka. Ati rero nta mpamvu no kuba Jonathan Beyer nawe ati ahubwo ibyo nibyo byoroshye kuruta abo bandi baba baragiye batorwa nk'aba Miss nyamara kandi ari abagabo. Urumva rero iyi ngiyi ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane, ndetse bakagenda bavuga bati Jonathan Beyer ntabwo yarakwiye gutorwa, abandi bati Jonathan Beyer yarakwiye gutorwa, abandi bati ntago cyangwa se ati ntago criteria zigenga cyangwa ziranga cyangwa se zagenderwa kugira ngo umuntu abe umugabo wa mbere mwiza ku isi uyu mugabo azujuje n'ibyagiye bivugwa ndetse muri rusange. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tawatibu World, mu gace twita Tawatibu Update, aho tukugezaho amakuru abagiye agezweho muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tawatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tawatibu TV. Yewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.